Ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 nibwo ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kigize gutya gisohora itangazo rigaragaza abakozi 12 biganjemo abayobozi bagiye bahagarariye departement zimwe na zimwe muri kino kigo. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyasezereye abakozi bacyo 12 biganjemo abayobozi mu nzego zitandukanye bo muri iki kigo, barimo umwanditsi mukuru, umuyobozi wa Radio Rwanda, abayobozi ba Radio Musanze ndetse na Radio Rusizi, uwari ukuriye ishami rishinzwe abakozi n'abandi. Urumva ko abo ngabo nibo bari ku ruhembe, ariko mu itangazo bakomeza ryagaragaje ko mu itangazo ryahawe abakozi bakora muri uru rwego rigaragaza ko abasezerewe harimo Gakuru Sami wahoze wari uyoboye ishami rishinzwe imari muri RBA, ndetse na Ndahiro Uwase Liliane wari ukuriye ishami rishinzwe ubucuruzi no kwamamaza muri kino kigo cya RBA. Hakaza Asimwe Nkunda Abe wari umunyamabanga w'iki kigo. Aba ni abayobozi birukanwe muri RBA tukomeje kugenda tugarukaho. Hari kandi Imana nimwe Marie Chantal wari umukozi ushinzwe amategeko. Urumva ni umunyamategeko w'iki kigo. Tugasanga undi ko Tuyisenge Revocate wari ushinzwe programu za televiziyo Rwanda. Urumva ko yarashinzwe programu za televiziyo Rwanda, nawe akaba yasezerewe. Ntago ari uwo gusa, haza witwa Ntidendereza Theoneste wari umusesenguzi w'ibikorwa byo kwamamaza. Urumva ko uyu nawe warushinzwe gusesengura amapublicité, ibintu bigenda byamamazwa ku bitangazamakuru bitandukanye bya RBA, nawe akaba yasezerewe. Mu bandi bayobozi basezerewe harimo Karemera Silvanus. Muramuzi bita Silvanus Karemera, muramuzi cyane kuko yakundaga gukora amakuru mumva reporting. Wari umwanditsi mukuru, ni chief editor, ino twavugaga haruguru, nawe wasezerewe. Urumva ko chief editor nawe akaba yasezerewe. Hakaza undi witwa Gashagaza Rose wari ushinzwe iyamamaza bikorwa muri kino kigo. Undi hakaza Hakizimana Sada Hakizimana. Abantu benshi muramuzi Sada Hakizimana, yumvikana cyane kuri Radio Rwanda, cyane reporting amakuru ya Radio Rwanda. Wari umuyobozi wa RC Musanze. Muramuzi abantu bakora mu bice bya Musanze, mwamumvaga kuri RC Musanze. Akaza Nkundineza Lambert, akaba yari umuyobozi wa Radio Rusizi. Nkundineza Lambert abantu muramuzi, yahereye kuri radio kuri RC Nyagatare ndetse aza no kwerekeza mu karere ka Rusizi aho yagiye kuyobora iyi radio. Ndetse na Ardo Havugimana wari umuyobozi wa Radio Rwanda ndetse na radio z'abaturage. Urumva ko amaradiyo babakozemo cyane. Ntabwo ari aho byagarukiye gusa, haza mu bandi basezerewe hari muri iki kigo kandi harimo na Domina Kaniziyo wari umuyobozi w'ishami rishinzwe abakozi n'imiyoborere. Uyu nawe n'undi wasezerewe. Ni impinduka zahuriranye n'iz'abandi bahawe inshingano nshya, barimo Uwayo Dive wagizwe umuyobozi wa radio za RBA. Ndagira ngo mve ko ari umuyobozi wa radio za RBA. Ubwo harimo Radio Rwanda, Magic FM, Radio Inteko. Numva ni Radio Inteko abantu bajya bayikurikira cyane igaruka ku bikorwa bibera mu nteko ishinga amategeko. Hakaza RC Musanze, RC Nyagatare, RC Huye, RC Rusizi na RC Rubavu. Sinzi niba nibagiwe, ariko nayo maradiyo ya RBA. Hakaza nundi umwungirije bamwita nyina w'umuntu, Ines Gislene muramuzi, yakoraga kuri radio ya Keti Radio. Muramuzi mu biganiro bitandukanye. Uyu mudamu nawe akaba yinjiye muri RBA, nawe akaba agiye kungiriza Iwayo Dive. Mu gihe Munyarukumbuzi Emmanuel yagizwe umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda. Munyarukumbuzi Emmanuel uyu nawe yagizwe umuyobozi mukuru wa televiziyo y'u Rwanda, yungirizwa n'ufite inema Remy Maurice.
niwe wamwungirije. Muramuzi cyane, abantu benshi bakunda gukurikira RBA murabazi, hari abanyamakuru utawumva kumva ko atari ubwa mbere umwumvise mu matwi yawe, akaba nawe yagize gutya akagirwa umuyobozi wungirije wa televiziyo y'u Rwanda. Haza undi mugabo navuga ko umaze gukundwa n'abatari bake, bamwita Rutikanga Paul, wari usanzwe atangaza amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa, mu gihe Uwera Clarisse yagizwe umuyobozi ushinzwe abakozi. Urumva ko ni impinduka zabaye, ndetse hahita hakorwa n'uburyo bwo kugira ngo base naho bahita baziba icyuho ku bayobozi bamwe na bamwe, kuko hari department ishobora kuvaho umuyobozi ugasanga hahise hagaragara icyuho, ariko bahise basa naho bakavaringa bashyiraho bamwe mu bayobozi, mu gihe wenda abandi nk'uko tutigeze tubimenyeshwa, abandi baragenda bashyirwaho umunsi ku munsi, ariko ab'ingenzi n'abangaba bagaragaje nako ntitunazi neza niba hari imyanya runaka itazagaruka cyangwa se itazigera iboneka. Nkuko rero igihe tukesha iyi nkuru ibivuga, yagaragaje ko yagerageje kuvugisha umuyobozi w'iki kigo cy'itangazamakuru Cleophas Barore kugira ngo agire icyo avuga kuri izi mpinduka, ariko ntibyabashije gukundira ikinyamakuru Igihe, kuko atabashije gusubiza ubutumwa yagiye yandikirwa kuri telefone. Urumva ko ni impinduka zabayeho, ndetse n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA nta kintu yageze abitangazaho. Ariko mu minsi itambutse nibwo twagiye twumva abantu bakomeza kuvuga ko muri kino kigo hari hakenewe impinduka, cyane cyane ubwo uwitwa Isheja Butera Sandrine yari akigera muri iki kigo, avuga ko biraza kuza gukurikira inkundura y'abandi baraza gusezererwa. Nta makuru yagiye avugwa kuri iyi mihanda, ntabwo tuyahagazeho. Avuga ko hari abayobozi, hari abantu bari muri RBA basa naho batarimo barakorana neza, reka tubyite ubwo buryo, ko hari imikorere itari myiza yajyaga mbere muri RBA. Sinzi niba twahita tubihuza n'iki ngiki kibaye, aho abayobozi benshi bahise basezererwa ndetse hakinjizwa abandi. Navuga ko abinjijwe n'abasohotse tuvuze ko nta hantu bahuriye, kuko urabona ko harimo icyuho kidasanzwe. Abantu benshi bakomeza kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko abantu bibajije ikibaye, ariko ni uburyo bwo kugira ngo bavugurure. Kandi urebye majorite y'abinjiye noneho mu kazi n'abajene, kandi murabizi neza ko byakomeje kugaragara ko cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akomeje kugaragaza ko afitiye icyizere urubyiruko, amaraso y'abakiri batoya akenewe kugira ngo agire ibyo ahindura, ndetse akorera igihugu mu buryo bufite imbaraga. Ndetse abangaba bagiye basezererwa ntabwo higeze hamenyekana ese basezerewe kubw'izihe mpamvu. Ari nacyo kintu rero abantu benshi bakwiye kwirinda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Usanga hari umuntu uvuga ati uyu nguyu yasezerewe kubw'impamvu iyi, cyangwa se hari abagenda bazana impamvu zindi, bitewe ko ngewe ku bwanjye nshobora kuza nkavuga impamvu runaka, kandi nkavuga uwo muntu kuko wenda mfitanye nawe ikibazo, nkaba ndamuharabitse. Ari bya bindi ribi dukangurira byo kwirinda kuba twakora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga. Rero aka kanya ntitwabashije kumenya neza ese ni ikihe kintu cyatumye basezererwa. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu akurwa mu kazi kubw'umusaruro muke, cyangwa se akaba ari izindi nshingano agiye guhindurirwa. Rero nayo mpamvu kugeza uyu mwanya ntabwo higeze hamenyekana ese buri umwe wagiye asezererwa byagenze bite, ahubwo ni itangazo ryasohotse rigaragaza abo ngabo basezerewe. Ntabwo higeze hagaragara impamvu yatumye basezererwa, ndetse hagaragazwa n'abandi bashya bagiye gukomeza inshingano. Ariko turaza kugenda tumenya byinshi bijyanye n'isezererwa ry'aba bakozi bangana gutya. Ariko ushobora gusanga abangaba aribo bavuzwe, wenda basaba nk'abafite amaposita akomeye hano muri kino kigo, ugasanga ari nk'abanyamakuru n'akabaripotinga iki, nabo bagiye basezererwa kubw'impamvu zishobora kugaragazwa n'umuyobozi w'iki kigo n'abandi babifite mu nshingano. Rero
ubu ngubu navuga ko ari nk'umweyo cyangwa se kuba hari ibitagenda neza byatumye abangaba basezererwa hagashyirwamo amaraso mashya. Rero akenshi bikunda kubaho mu gihe twagiye tubona impinduka gutya, ntabwo ikigo cyikora kigasezera abantu bagera hafi kuri 20 bakagenda gutyo nta kintu kibayeho nyine. Yego bashobora kuba baramenyeshejwe, ariko ubona ko harimo ikintu kitagenda neza aka kanya. Navuga ko ariyo nkuru abantu benshi bari kwibaza ibiri kujya mbere muri RBA, ariko ikiza ni uko tuba tubona ko kugira ngo ibikorwa bidindire by'igihugu, ahubwo hashyirwamo wa muntu ufite imbaraga, undi akaba yahabwa izindi nshingano, cyangwa se niba atabishoboye nawe akajya gushakira ahandi nk'abandi, ndetse ubuzima bugakomeza. Ikibi ni uko haba hari ikindi kintu cyabaye kidasanzwe, cyane cyane biturutse ku kuba wenda hari umukozi wakoze amanyanga yagashobora kuba yayakoze yaragiriwe inama bikanga, bikaba ngombwa ko atandukana n'ikigo, kuko ntabwo yajya guharabika ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yitwaje wenda ngakoramo. Oya, aho ngaho ntabwo byaba ari byo. Rero icyo twavuga ni uko ikijyanye no kuba havuguruwe ndetse hakagaragazwa abayobozi bashya, byose ari iyo nkuru abantu benshi bari kugaruka bari kuganiraho hirya no hino, dukomeza kugenda twifuriza ibihe byiza buri umwe wese wahawe inshingano nshya. Harimo Dive Wayo, harimo Ines, Emmanuel, akaza Remy Maurice ndetse na Rutikanga na Clarisse Uwera, bose baje muri kano kazi kugira ngo bakomeze inshingano zabo neza. Turakomeza kwifuriza ishya n'ihirwe n'abandi bagiye mu zindi nshingano bose, ko twagiye tubagarukaho kugira ngo Imana ikomeze ibahezagire aho bagiye kugenda bashakira imirimo n'ibyo bagiye kujyamo. Hari igihe twabona n'abandi bakomeje kugenda batera intambwe bagashyirwa mu zindi nshingano kugira ngo bakomeze basavinga igihugu. Byose n'ibyo gushimira Imana, kandi tugomba gushima mu byiza no mu bibi. Ndagira ngo tubane mu bindi biganiro next time tuze